Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, Mexico, y también los que están conectados ndetse n'abakurikiranye binyure ku cyogajuru Amazonas ndetse no ku cyogajuru Outersat 8 mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka 2026 ndetse ndi kumwe n'umugore wanjye Sara hano n'abakobwa banjye Sara Estelle na Erika Gabriela n'abagabo babo ndetse n'abana babo abuzukuru banjye. Ni umugisha ukomeye cyane kubagira ahangaha, ndetse namwe ni data Miguel Bermudez Marine n'umugore we n'abakobwa be n'umuhungu we. Icyampa Imana ikabamugisha mu buryo bukomeye cyane, ndetse na buri umwe wese muri twebwe uyu munsi umwami adufungurira gusobanukirwa hamwe n'ibyanditswe. Muri ibi byose Imana igiye kuba irimo iduha binyuriye mu ijambo ryayo, mu izina ry'iteka ry'umwami w'abami umutware utwara abatware, Imana ya Aburahamu na Isaka ndetse na Isirayeli. Amen. Muri uyu mwanya reka turebe mu byanditswe byera mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 23 umurongo wa mbere uhereye agakomeza ariho tubwira cyati Uwiteka aravuga ngo abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye itya iti: mwatatanije umukumbi w'abantu banjye murabirukana kandi ntimwabasuraga, dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga. Kandi nzakoranya abasigaye b'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho nabatatanirije, nzabagarura mu biraro byabo bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima ab'umwami kandi akora n'ubwenge, asohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwiteka aravuga ati: dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bati ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana aruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose aho nari narabatanyirije, nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite. Imperuka y'amateka y'igihe cyo gukusanyirizwa hamwe. Mwakwicara nyamuneka niba mubishaka. Iherezo ry'amateka y'igihe yo mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Muri kino gihe cya nyuma amateka arimo akorwa ni amateka y'ikimenyetso cya karindwi, ni amateka yo gukura kwa gatatu. Mwebwe nanjye turimo dukora amateka umunsi uko utashye, umunsi ku munsi ishyanga ry'Imana, umugeni w'Imana arimo akora amateka. Uyu munsi hano turi, umugeni w'Imana arimo akora amateka. Uyu munsi mwebwe murimo musohoza ubuhanuzi,
usted es una profecía mwebwe muri ubuhanuzi cumplida, busohojwe muri uno mwanya. porque Kubera iki? sería el tiempo del Kuko recogimiento, iki ni cyo gihe cyo gukusanyirizwa hamwe, ni igihe cyo gusarura kw'intore z'Imana. Kandi la historia amateka de la tercera etapa. yo gukurura kwa gatatu, Viendo aha niho arimo agenda asohorezwa. se estuviera realizando. Ahora miren, en este Noneho mensaje mwumve titulado Trabajando y obteniendo éxito junto al ángel del Señor Jesucristo, el cual fue predicado el 21 de junio del 2014 en Santiago, Chile. Dice el doctor William Soto, por eso Dr. Soto aravuga ngo ubutumwa bwo muri Santiago, Chile. Branham, de esto no digas nada, o sea, de la tercera etapa. La tercera etapa Gukura kwa hablará por sí gatatu misma. kuzivugira ubwako. La tercera etapa que Gukura kwa hablará gatatu por sí misma. niko kuzivugira ubwako. Ni Que ukuvuga lo que ngo estará sucediendo ibizaba durante birimo la tercera biba etapa mu gukura kwa será gatatu exactamente lo que neza neza azaba ari byo Imana yahishuriye Revera William Branham, yuko ari byo Imana izakora mu gukura kwa gatatu. Kandi dice allí en la página ibyo nabyo tubwirwa hano ku rupapuro rw'119 de este libro de citas, muri kino gitabo cy'imirongo ikusanyirijwe hamwe ku murongo 57, w'1057 dice, ariho atubwira atya ati: en una parte del ni umugabane uri ahangaha derecho, kuri kino gika giherereye iburyo verso 10:57, kuri uno murongo w'1057 wagana iburyo, arriba, comenzando ahí, aho ngaho hejuru dutangiye ahangaha aravuga ati: nge nzakomeza mvuga ubutumwa nk'uko nabihawe mu nshingano na mbere yose, uko niko nzakomeza, ariko mwebwe mufite ijambo kandi muzamenya aho guhanga amaso ndetse mumenye n'aho muhagaze. nge ngomba gukomeza kuvuga ubutumwa, nuko kandi mukomeze mukomere mukataza imbere, kuko isaha iri bugufi kandi irimo yihuta cyane, ubwo hari ikintu kigiye kubaho. nuko rero tú vas a ver algunas cositas raras que hari pasan. ikintu kidasanzwe uzamenya kizabaho, kandi ntabwo kizaba gifite inenge. ibi ngibi ntabwo nshaka kubivuga, ariko ndifuza kubabwira ikintu kidasanzwe Regular, ari cyo porque a lo que he alcanzado ahora ubu en el ngubu ministerio, kimaze kugera muri buno bukozi ndimo ngira, mirando el lugar y kandi esperando para nitegereje usarlo, pero ahantu se va a usar. runaka ntegereje kugikoresha, ariko kizakoreshwa. Todo sabe de cierto, kandi abantu así como bose el principio bazi fue uku kuri nk'uko ku itangiriro así como el primero fue nk'uko identificado, ku itangiriro byagaragajwe, nanone no ku nshuro ya kabiri bikagaragazwa. y si tú piensas muy de cerca, nutekereza ibyerekeranye n'ibyo, espiritual, wowe ukibwira ko uri umunyamwuka nk'uko biri bitubwira. esto es para aquel que tiene ibyo ngibyo ni ibigenewe ba bandi bafite ubwenge. nuko ishuri y'ubwenge yandikaho ngo Monseneriya. ahora esa sabiduría rero ubwo bwenge es la sabiduría que ni ubwenge le pidió Salomón Salomo yasabye a Dios, Imana, una sabiduría para guiar al pueblo, ubwenge bwo kuyobora abantu, una sabiduría para ser el rey. n'ubwenge bwo kuba umwami no kuyobora abantu. Esa sabiduría rero ubwo es la bwenge sabiduría que Dios ni en este ubwenge tiempo final Imana muri kino gihe cya nyuma izaba irimo iyitorera umugeni. estamos, ndetse kandi aha niho twebwe turi muri izo mpinduka z'ubwami, y Dios tiene que darle sabiduría kandi Imana igomba gutanga ubwenge kuri ba bandi bagiye kwima ingoma. wowe un rey y una reina niba uri umwami cyangwa uri umwamikazi, wowe muri kino gihe urimo wakira, urimo uhabwa ubwo bwenge en el milenio y en la eternidad, kugira ngo mu ngoma y'imyaka igihumbi no mu iteka uzabashe kwimana ingoma n'umwami. y esto rero ibyo para los que tienen sabiduría, bigenewe ba bandi bose nyine bafite ubwenge, y esa sabiduría viene de lo alto. kandi ubwo bwenge buturuka mu ijuru.
El tercero es propiamente identificado. nuko ukwa gatatu kuragaragazwa. Twebwe turabizi, tuzi aho turi. Que la tercera etapa está aquí. Gukura kwa gatatu kuri hano, Es tan sagrado. ndetse kurejejwe cyane ku buryo ki ntacyo ngomba kubivugaho. Nuko avuga ngo birejejwe, Escribe Moisés y Elías. yandika ngo Mose na Eliya. Como él me dijo en el principio. nk'uko yambwiye no ku itangiriro, yarambwiye ati ku bijyanye n'ibyo ntuzagire icyo ubivugaho. Murabyibuka mu myaka yatambutse, gukurura kwa gatatu bwako kuzivugira. Pero traté de explicar los otros. ariko mwebwe nagerageje gusobanurira ukundi, ukwa mbere n'ukwa kabiri. Urumva yagerageje gusobanura gukura kwa mbere n'ukwa kabiri. Rero murabona ko kurivugira ubwako gukura kwa gatatu. Rero ubwo akomeza atubwira mwumve hano, ni ukuvuga ngo rero abantu bazabona ugusozwa ko gukura kwa gatatu, bavuge bati kandi ibi birimo biba, ibi ni byo byari byarasezeranijwe yuko bizakorerwa mu gukura kwa gatatu, ndetse ko ari ibyo Imana izakora mu gukura kwa gatatu. None ni iki Imana yasezeranije mu gukura kwa gatatu? Ni uko hagomba kuboneka itsinda rizaba ririmo ryakira kwizera ko kuzamurwa, ndetse kandi ibyo bikanyura mu ijambo rivugwa mu kubwirizwa k'ubutumwa. Rero kubw'iyo mpamvu hazabaho inyigisho, ndetse muri izo nyigisho niho tuzakura, niho tuzarongera ukwizera ko kuzamurwa. Kandi kwizera ko kuzamurwa kuri mu guhinda kurindwi kw'inkuba, uguhinda kurindwi kw'inkuba guhishura ububwire bw'ikimenyetso cya karindwi. Rero kubw'iyo mpamvu uyu munsi wa none gukura kwa gatatu kurimo kwivugira ubwako. Gute? Muri uku kugaragazwa kw'iki giterane, ugukura kwa gatatu kuzaba kurimo kwivugira ubwako. Buri gihe ukugura kwa gatatu kwigaragaje, wowe mu gihe urimo ukora umurimo runaka muri kino gisekuru, muri iyo dispensation, muri kuno gukura kwa gatatu, wowe ni ukuvuga ngo urimo wivugira ubwawe. Umurimo urimo ukora ubwawo ni umurimo wivugira ubwawo, kandi ibyo bijyanye na buri mwizera urimo wakira ubutumwa, inyigisho, akazizera, akanazumvira. Ni ukuvuga ngo rero rero ni buri kimwe ijambo ritubwira ibyo tubwirwa. Akomeje avuga ati gukura kwa gatatu kuzasohozwa mu ihema rinini rya Karpa Cathedral. Niko Reverend William Branham yavuze, kandi ibyo bizatujyana mu rugendo rwo mu mwuka w'umwami w'Imana ku munsi w'imperuka. None umwuka yagiye he ku munsi w'imperuka? Kuko yakomeje aturuka kuva muri Isirayeli, muri Asirasiyo bwo hagati, muri Aziya Ntoya, mu Burayi, muri Amerika y'Amajyaruguru, ndetse ava muri Amerika y'Amajyaruguru. Aho ntabwo hasohoreyeho iyerekwa ry'ihema. Kubera iki? Mwumve, kuko yagiye azamuka ajya hejuru muri kuriya kubakwa kwa ruriya rusengero rw'abizera, nk'urusengero rwo mu mwuka. Rero rwakomeje kugenda rwubakwa, we akatubwira ati hagiye kuzaza igisekuru cyo hejuru. Muhange amaso hejuru mu gisekuru kigiye kuzaza. Reka turebe ku gika 311 aho ngaho, 311 ku rupapuro rwa 37 muri kino gitabo cy'imirongo haratubwira ati rero mwitegereze ukuza k'umwami Yesu kuri bugufi, ndetse kandi umwuka wa hano hasi utegereje gusa ugutsindishirizwa, ukwezwa, ndetse no kubatizwa n'umwuka wera. Noneho ubwo hakaba hageze igihe cyo kuza kw'ibihe rikomeza imfuruka. Itorero rigomba gusa neza na Kristo, ku buryo Kristo n'itorero bashobora guhinduka ikintu kimwe, bakaba umwuka umwe. Kandi niba umwuka wa Kristo uri muri wowe, uzagutera kubaho ubuzima bwa Kristo, kwitwara nka Kristo, gukora ibikorwa nk'ibya Kristo. Unyizera imirimo nkora nawe azayikora. Yesu niko yavuze, murabyumva.
a tener, noneho tenemos un ubu ministerio tugiye llegando, kugira que es ndetse dufite exactamente como ubukozi la vida buri del gushyika Señor. bumeze neza nk'ubuzima bwa Identifica el kirisito. misterio ni iki kiranga ubwo de la bukozi? vida del Señor. Ni ukugaruka k'umwami. ¿Qué es lo que none ni iki identifica ese ministerio? kitugaragariza ubwo bukozi? Ni ukuza k'umwami. La venida del Señor identifica. ukuza k'umwami niko kutugaragariza ubwo bukozi. Mire la iglesia murebe luterana, itorero rya Luteri bajo justificación, munsi yo gutsindishirizwa, catolicismo, ndetse yaje mu iyobokamana rya gatolika. Itegereze hanyuma urebe Wisirayeli arengaho gato agera ku kwezwa, tejiendo dentro de las escrituras, yikaragira ku byanditswe, anyura mu byanditswe byose. mwitegereze neza hagati mu gisekuru cya Wisirayeli. hanyuma icyakurikiyeho ni ukuza kwa Pantekote, igihe cya Pantekote gifite kugarurwa kw'Imana, impano zo mu mwuka. noneho mwitegereze igisekuru kije, aho uzamuka mu gisekuru cy'imbere komeza ufuruka ashushanyaho ibuye risoza ibumoso. nuko hejuru yandika ngo ibuye risoza, la piedra angular y las edades, ibuye risoza n'ibisekuru, dibuja. ashushanyaho. Ve lo que quiero decir. murumva ibyo nshaka kuvuga? ni ukugaruka k'umwami, kumenyekanishwa. Imana iri mu byaremwe byose itegereje ko itorero rishyirwa mu mwanya wacyo neza. rero uwo mwanya ni mu gisekuru cy'imbere komeza imfuruka. Ahora, ¿a rero dónde es que vendría? ni hehe A su templo. aziye? ni mu rusengero rwe. ku rupapuro rwa 76 muri kino gitabo cy'imirongo, Párrafo igika 646. cya 646. Mire, nos dice, mwumva uko hatubwira kuri icyo gika. y Señor, ¿no sería eso una gran mwami, corona para ibyo la se palabra? ntibizaba ikamba rikomeye ry'ijambo, kubona ikamba ubwaryo ryiyizira. Recuerden que Él es la piedra. mwibuke iryo ni ibuye abubatsi banze, iryo ni ryo buye ritarimbuwe n'ubwoko bw'umuntu ryo muri Daniyeli igice cya 2. Yo desearía estar de pie y decir, nzishimira guhagarara maze mpagaze ku ibuye mvuge nti dore nguyu umwana w'intama, nk'uko Yohana yabigenje. dore nguyu umwana w'intama twari dutegereje, uyu ni we. umwami azaza vuba aha mu rusengero rwe, yandika ngo mu itorero rye, maze ajyane abantu be mu izamurwa. ahagana iburyo yandikaho ibuye risoza, nuko hejuru yandikaho ngo umwami azaza mu rusengero rwe, y escribe, he aquí el yandikaho ngo dore umwana w'intama. rero murabona ko kimwe n'uko Juan el Bautista Yohana umubatiza yavuze ati dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. hano rero naho haratubwiye ngo we azishimira estar en pie, o sea, estar kuba ahagaze, urumva kuba ari muzima, maze akavuga ati dore ndi hano. pero no lo podía hacer. ariko ntabwo yabashije kubikora mu mubiri wa kimuntu, kuko uwo mubiri wa kimuntu wabaga utarakavuka. iyo uba waravutse mu nyizere yari bugiye kumushakisha, kandi Imana yari bumuyobore ikamugeza kuri iyo nteguza, ikayobora ikamugeza kuri wa wundi yaje guteguriza, ikamubwira ati dore nguriye. aravuga ati wenda sinzabikora. nikavuga ni ukuvuga ngo we yari abizi yuko we atazaba ariho, atazahagarara, atazaba ari muzima, kugira ngo amugaragaze avuga ati nguriye. ibyo tubisanga hano ku rupapuro rw'119, ku rupapuro twasomye n'ubundi Hace unos minutos, hashize iminota mike tuhasomye. pero del párrafo 10, ariko ni ku gika c'58 aravuga ati wenda construyendo una ndimo plataforma nubaka igicaniro kugira ngo hazagire indi uza agihagarareho. wenda najyanwa mbere y'icyo gihe, mbere y'igihe aho uwo muntu azaba ahageze, wa wundi wategurizaga inzira mbere y'uko aza. nuko ngahagarare kuri kiriya gicaniro bafatira. no me moriré de edad avanzada. ariko ndizera ko turi bugufi cyane ku buryo ntazapfa nziza ubusaza. yari abizi yuko icyo gikoresho kizagaragara vuba bwaho, kandi yari abizi yuko imyaka y'ubusaza, urumva hejuru y'imyaka 70, yumvaga ko atazayigeraho. Y siendo de 54 años, kandi dore ubu mfite imyaka 54, ntabwo nzicwa n'ubusaza kugeza ubwo uwo muntu ahageze. urumva yari afite imyaka 54. reka tubibare dushyireho hariya. en el año ni ukuvuga ngo ibyo yabivugaga mu mwaka wa 33.
Y en el 65 noneho 65 aragenda Imana iramujyana afite imyaka 56. o sea, joven, ni ukuvuga ngo yari akiri umusore, yari akiri urubyiruko. Nicyo cyatumye avuga ati sinzicwa n'izabukuru kugeza ubwo azaba ari hano. y usted le suma 9 años y wowe wongera imyaka 9 byaguha imyaka 35. Imyaka 35 navuga ngo nubwo umuntu aba agikomeye, aravuga ati sinzicwa n'izabukuru kugeza ubwo azaba ari hano. Rero aravuga ati wenda naraswa nakwicwa cyangwa se mu buryo runaka. Urumva yishwe n'impanuka y'imodoka, yicwa n'umusore w'umunyamegizike wari wasinze yuzuye isindwe. Rero mwumve hano, cyangwa se nkapfa urundi rupfu, ariko ubusaza bwo ntabwo buzanyica kugeza ubwo azaza. Wenda sinzabikora. Urumva wenda ntabwo azabasha kuvuga ati nguyu, wenda sinzabasha kubikora, ariko ubutumwa buzerekana Yesu Kristo ku isi. Rero ubutumwa Imana yamuhaye nibwo bugomba gutunga urutoki bukerekana uwo ari we. Kimwe n'uko Yohana Umubatiza yatumwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, niko ubutumwa buzategura ukuza kwe kwa kabiri. Yohana yaravuze ati dore nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero bityo bizaba bibangikanye muri byose, nzi ko ariko bizagenda. Rero murumva ko ubutumwa, ndetse ubwo butumwa nibwo buzaba bushingiye w'izo nyigisho ndetse no gushurwa k'ubwo bwirwa ikimenyetso cya kabiri bwose. Nuko hejuru haho yandikaho ngo ntabwo nzicwa n'izabukuru atarahagera. Kimwe n'uko Yohana Umubatiza ndetse anandikaho ngo ndiho nubaka urufatiro rw'umwami, igicaniro cy'umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Yubaka urufatiro, platifomu y'umwami. Rero ndagira ngo mwumve hano ku gika cya 311 aho nabasomeye hari inyandiko ziri hejuru tutasomye aho ngaho, kugira ngo abatazanditse bazandike. Aho yanditseho ku rupapuro rwa 37 ku gika cya 311 hejuru yaho yandikaho ngo mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka niho hazira ukuza k'umwami, kubera ko mu gisekuru cy'ibikomeza imfuruka ni Imana izasohoreza iryo sezerano. Rero murumva ko nyuma y'uko amaze gusozwa ukuza kwe, ndetse akaba ari hagati y'itorero rye muri izo mpinduka za dispensation. Ubwo ni ukuvuga ngo ibintu bya dispensation buntu bizasigara inyuma, kubera yuko uwo marayika ukomeye wo mu Byahishwe 10 mu kuza kwe, mu kumanuka kwe, afite kara gatabo kabumbutse mu ntoki ze, aza arimo yivuga nk'uko intare yivuga, nuko hakumvikanishwa amajwi ye avuga ati nta gihe kizabaho ukundi. Noneho murebye ku rupapuro rwa 19 muri kino gitabo cy'imirongo ku gika cy'154 aho aratubwira ati mbere na mbere wowe ugomba kumenya inyigisho, ndetse nyuma ukabona kumenya ibiriya bintu bindi byose, nuko nyuma tuzashyira ku ruhande ibindi. Yavuze ku by'umuzuko w'abapfuye, ndetse hamwe n'izo ngingo zose z'Imana zitavuzwe. Kandi urebye nta bugingo buri muri byo, nyamara itorero ryo muri iki gihe riganisha kuri ibyo bintu ngo twizera ubumana bwa Kristo. Kandi nibyo rwose, twizera umubatizo wo mu mazi, nibyo rwose, twemera kurambikwaho ibiganza
ariko ntabwo dutera intambwe yo kurenga ibanze ry'izo nyigisho tugana mu gutungana. Ubwo nibwo ibyo bintu bito bito bizaba bitagifite umumaro munini. Rero ni ukuvuga ngo bizaba bivanweho. Iryo ni ijambo ryeruye. Ibyo bintu bizaba bikuweho byose, kubera yuko ishyanga ry'Imana rizaba ririmo rigana ritera intambwe igana mu gutungana. Kandi uko Imana irushaho kuduha izo nyigisho niko turushaho kugana mu gutungana, tukagenda dusiga inyuma birya bintu byose. Noneho mwumva akomeje atubwira hano, aravuga ati hari ahantu runaka bigomba gusohorera, hari ahantu umwuka wera agomba kuba yarimukiye. Kristo ni umwuka wera. Rero kubw'iyo mpamvu aho ngaho yimukiye niho hazaba hari guhishurwa kw'ijambo ryo ku munsi w'imperuka, ndetse n'ishyanga ryasezeranijwe ko rizabikorerwa na Kristo binyuriye mu itorero ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'ibisekuru, igitabo cyasubiwemo ku rupapuro 265, aho muri ubwo butumwa aratubwira ati, rero mwitegereje murabona ko iri ni ijambo ririmo rizanwa binyuriye muri ino ntumwa, muri buri gisekuru na buri dispensation. Ndetse kandi abati nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu, ni njye gishyitsi n'umwuzukuruza wa Dawidi, ni inyenyeri irabagirana yo mu ruturuturu. Ibyaje 22:16, kugeza ubwo bucya, nuko izuba rya mu gitondo rikabandukira mu mitima yanyu. Petero wa 2:1-19. Iyi mirongo igaragaza ko Yesu ari we nyenyeri yo mu ruturuturu. Umwuka uri mu isezerano intore mu gisekuru cy'umwijima, ndetse isezeranirwa kwitanga ubwe na nyuma mu gisekuru kigiye kuza. Uko nabivuze, Yesu yigaragaza nk'intumwa ya buri gisekuru. Bo bamwakira mu guhishurirwa kw'ijambo muri buri gisekuru. Uku guhishurirwa kw'ijambo niko gukura mu isi, niko gukura mu isi intore z'Imana zigashyirwa mu bumwe bwuzuye hamwe na Kristo Yesu. Aba ba mesaje bitwa inyenyeri kuko bamurika cyangwa se batwara umucyo w'umwana Yesu, ndetse bitwa inyenyeri kuko ari abatwara rumuri mu gihe cy'ijoro. Nuko rero mu mwijima w'ibyaha bo bazana umucyo w'Imana ku ishyanga ryayo. Rero abo ngabo, abo niwo mucyo wa buri gisekuru, ariwo ugaragarizwamo umucyo w'umwana. Rero mwumva hano muri kino gitabo Ibyahishuwe 4 umugabane wa 3, ahangaha niho hajyanye n'igitabo kitasubiwemo ku rupapuro rwa 311. Hano mu gitabo kuri 42, mu gitabo cy'ibisekuru kitasubiwemo ni kuri 311. Aragira ati, rero urumva ni ku kiga cya 208, ni 208. Sinzi muri icyo cyane ko hameze, kugira ngo mubashe kureba aho natangiriye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ataruka igika. magana abiri n'umunani, igika cya 208 aratubwira ati, nuko rero turamutse turebye hano hari ishusho isesuye. Dore ahangaha hari uwera w'abera bose, ni ukuri. Dore hano hari igice cyahera, hari igice cya mbere yo kugera hariya hariho mu nyanja. Noneho mwumve neza, turi kurushaho kwegera Imana, kandi ko turushaho kwegera ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana ririmo rigaragarizwa ahera cyane mu ntumwa y'igisekuru. Murumva aho ngaho niho hagaragarizwa
iryo jambo en esos mensajeros, muri izo ntumwa niho lugar santísimo. agaragariza ibyo ahera cyane. Rero uyu No munsi estamos en un reflejo. turi Hoy estamos en la realidad. ubu ntabwo turi mu birori, turi mu kuri, turimo tubona imbonankubone bya bindi byagaragarijwe mu bahanuzi. Antes veíamos por eso. Mbere twareberaga mu birori mu mwijima, niko Pawulo avuga, ariko uyu munsi aravuga ati hagiye kugera igihe ubwo azakurwaho yanyegamo, nuko tukabona imbonankubone. Uyu munsi turimo tubona imbonankubone. Noneho mwumve uko yanditse hariya ahagana hejuru, Desde el lugar yandikaho ngo ahera cyane se refleja niho hagaragarira ijambo los mensajeros. binyura muri ba mesaje mu ntumwa. Desde el lugar santísimo ahera cyane se refleja la palabra niho hagaragarizwa ijambo por los mensajeros. binyuriye mu ntumwa. En la página 87 también del libro No ku rupapuro rwa 47 mu gitabo de citas, cy'imirongo 87, 47 86, 86 página 86, ku rupapuro rwa 46 párrafo 700, igika cya 736 dice los sellos aragira estaban ati abiertos. ibimenyetso byarimo bishurwa, ariko se kubera iki mu gisekuru cya nyuma cy'itorero ariho wahishurirwa uku kuri? Ni mpamvu ki? Ni uko umwana w'intama yamenye ibimenyetso, ni uko abishurira itorero kugira ngo bityo ateranye abe abashyire mu bwami bwe, umugeni we. Mbega yifuza kuzana abe uyu mwanya. Ibyo ni iki? Ni wa mukungugu wo ku isi, ba bandi bari mu bwina bw'inyanja, bari mu bwina bwa buri gace, buri hantu mu mwijima, muri paradizo, aho baba bari ari hose wazahamagara, nuko bo bazitaba. Eso fue en cada edad. Aho ni muri buri gisekuru, kandi nako biga muri kino gihe cya nyuma, muri kino gisekuru kibiri kumeza imfuruka. Yandika ahagana hejuru ngo A sus súbditos ahamagara be con la revelación. akoresheje guhishurirwa, ahamagara abe Con la revelación. akoresheje guhishurirwa, Porque es con la revelación. kubera de la yuko palabra mu que guhishurirwa se ijambo llama niho hahamagarwa hagateranyirizwa hamwe intore z'Imana muri buri gisekuru na buri dispensation. Nuko agana iburyo, aho ngaho hashushanya ibihe risoza las edades. ndetse n'ibisekuru. Ahora Rero sigue diciéndole aquí. akomeje atubwira hano. Lo siguiente, Rero ku bw'iyo mpamvu podrán decir que están trabajando. bashobora kuzavuga ko barimo bakora ndetse bakanagira intsinzi bari kumwe na marayika w'umwami Yesu. Marayika w'isezerano Y cumplirá azimuka, nuko asoza iryo sezerano kugeza ubwo tuzabona yuko hazaba harimo asohora iryo sezerano risohorera mu gace ndetse rigaragarira ahantu Kristo yimukiye mu mwuka wera ku munsi w'imperuka. Kandi rero abo bantu bazagira intsinzi ya Kristo hagati muri bo. ¿Qué grupo Ni irihe tsinda kuri iyi si tiene el éxito rifite intsinzi de parte de Dios? ituruka ku Mana ndetse iri hagati y'abantu? Ni twebwe. Mu matsinda yose itsinda rimwe rukumbi rifite intsinzi, ni itsinda ry'igisekuru kibiri rikomeza imfuruka. Y él dice, Aravuga ati no importa hatitawe que sean perseguidos kubw'uko batotejwe cyangwa se abantu babakiriye nabi batabumvishije, ibyo ntabwo byitabweho. no importa que sean hatitawe kubw'uko batotejwe bakangwa n'abantu nk'uko Kristo yafashwe nabi n'abantu. Ibyo ngibyo ntabwo aricyo cy'ingenzi, si byo cyitabwaho. Rero mwumve, ntabwo aricyo gihabwa agaciro kubw'uko abantu batwumva nabi cyangwa se bakadutoteza. Rero mwumve, quiénes son los que persiguen. mwumve abatoteza abo ari bo. Ahangaha muri buno butumwa Nos dice hano haratubwira mu butumwa bwitwa ngo ikimenyetso, ku rupapuro rwa 41 aquí
hano 41 abajo dice, 41 munsi aravuga ati nuko rero Abeli yari umukiranutsi, nuko apfura ari inzirakarengane kuko yakomeje la revelación, gushyigikira uguhishurirwa nyakuri yari yarakiriye. él estaba aquí respaldando. Yari arimo ashyigikira iki? Kuriya guhishurirwa yari yarakiriye. Él dijo, sus Yaravuze ángeles ati están clamando abamarayika barimo bantakambira bansabira, en contra de Caín, amaraso yarimo amutakambira, amaraso ya Abeli yari arimo atakambira sino también redime. Abeli, ariko Amén. ntabwo yacunguraga. Amen. E hijas, y nos Abana esconde b'abakobwa de la n'abahungu b'Imana bahishwe umujinya w'Imana. Ashushanyaho inyenyeri ya Dawidi ahagana munsi, iburyo handikaho umwana w'Imana. Murabibona, amaraso ya Abeli ntabwo yashoboraga kwihisha Kayini, ariko amaraso ya Kristo byo koko yarabibashaga. Entonces, si usted es un Rero Caín, wowe niba uri que ha sido Kayini, un perseguidor, wahoze urutoteza, la palabra, urutoteza ijambo, ndetse uvuga ko iminsi y'ibitangaza yarangiye, ndetse wavuze ko bino bintu byose ari ubupfu, rero ugatakambira Imana. escribe Wamara gukora ibyo ugatakambira Imana, yandikaho aho ngaho ibumoso yandikaho ngo Kayini, y en la parte de atrás escribe ndetse ku mugabane w'inyuma yandikaho ngo Kayini bingana perseguidor n'utoteza ijambo, urwanya ijambo. Rero mwamaze kumenya ngo niyo yakomoka uriya murongo de los perseguidores, w'abatotezanya, vienen de su padre, uturuka kuri sekuruza wabo Sekibi, inzoka ya kera. Uwo nguwo ni we, umwana we yari Kayini, porque simiente kubera yuko urubyaro sigue simiente. imbuto ntabwo itoteza ngenzi yayo. Rero ku bw'iyo mpamvu abo bose batoteza ijambo, Estaría en este tiempo ijambo rizaba riri muri kino gihe cya nyuma ryambaye umubiri, ndetse rizaba riri muri mesaje hagati y'ishyanga itora umugeni. Buri wese utoteza umwana w'Imana, es de la simiente uwo de Caín. aturuka mu rubyaro rwa Kayini, kandi Ya queda identificado aha aba agaragajwe nk'umwana wa Kayini. Ahora sigue diciendo, Akomeje avuga ati lo importante es que la iglesia del Señor icy'ingenzi Jesucristo ni uko itorero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'imperuka rizaba ari mu gihembwe cy'ingenzi cyane mu mateka yose yabayeho, mu gihembwe aho bazakira kwizera ko guhindurwa ndetse no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Nicyo gituma iki gihembwe aricyo gihembwe cy'ubwiza cyane, kubera ko nicyo gihembwe gishyiraho ikamba ku mateka, ku mateka y'uyu murimo fue desarrollado ari wo wakomeje gukorwa, ndetse watangiriye hariya uhereye muri Edeni, donde el séptimo ndetse ahangaha ni ikimenyetso cya karindwi gitangarizwa nk'uko tubibwirwa mu gitabo cy'ibimenyetso. Kandi rero mwebwe nanjye seamos ni twebwe últimos seres humanos ibiremwa biheruka bya nyuma bizaba biri muri ino mibiri tubamo, sellaríamos nuko tugashyiraho iherezo, tugashyiraho ikimenyetso ku mateka y'ibiremwa abantu. Ikintu kirahambaye, ibaze wowe gushyiraho iherezo esa obra kuri uwo murimo, como en un libro, mbese bimeze nko gushyiraho kashe ku gitabo ukagifunga. una novela o una Hari novo cyangwa se seri runaka y'igitabo, noneho wagera ku iherezo ry'icyo gitabo, wowe ukaba ari wowe ushinzwe esa obra que wa murimo wa bya bintu byose byanditswe bwa nyuma, esté akaba ari wowe ushyiraho izina ryawe ku gitabo. y al final siempre le pone Bwa nyuma ugashyiraho ngo iherezo, fin, end y'igitabo. Urumva iherezo ry'amateka y'iyi mibiri, kuko nyuma y'iyi mibiri hatangira umurimo w'iteka, hatangira umurimo noneho que se estaría uzaba haciendo historia amateka n'imibiri y'iteka, noneho hamwe n'imibiri y'iteka, kuko tuzakomeza dukora amateka. Nubwo ubu turimo dushyira iherezo ku mateka turi muri ino mibiri, tuzanashyira iherezo ku mateka y'ibiremwa abantu, la historia de estos amateka yo kubaho muri ino mibiri y'akanya gato, imibiri ibora. Mwebwe ayo mateka ni mwebwe muyakora nanjye. Kandi rero vamos a comenzar tugiye gutangira no gukora andi mateka turi mu mibiri y'iteka kandi hawe ubwiza. pero miren Ariko ndagira ngo mutege amatwi mwumve, twebwe twatangiranye n'amateka de la creación
yo kurema. No fue eso lo que le dijo Dios a Ese ibyo si byo Imana yabwiye Yobu, estabas tú. wahoze wari hehe ubwo Yo creaba. naremaga, wari he? Icyo cyanditswe Y twagikuraho las ijambo. estrellas del alba se regocijaban. Ubwo inyenyeri zo mu ruturuturu zishimaga zigahimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo Allí aho ngaho estábamos. niho twahoze turi dutangira gukora amateka. Job capítulo Yobu 38, ibice 38 verso 4. ku murongo waho wa 4. Estabas tú. Igihe nashingaga imfatiro z'isi, Házmelo saber si tienes inteligencia. wari he? Niba uzi ubwenge bivuge. Ninde washyizeho urugero rwayo? Niba umuzi, cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zashinzwe kuki? Cyangwa se ninde washyizeho ibihe byo ku mfuruka, igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga hamwe abana b'Imana bose bakarangurura ijwi ry'ibyishimo? Rero aho ngaho niho uko kuremwa kw'ibiremwa kwatangiriye, niho twatangira amateka. Nuko rero muri kino gihe turimo dushyira iherezo ku mateka mu gihe tuzaba twahinduwe. Rero igice cya nyuma De la historia suya. cy'amateka yawe Sabe cuál va a ser. waba uzi ngo kizamera gite? Pelo canoso se irá. Iminkanyari zashira, imvi zigende, duhindurwe mu kanya gato. Ayo mateka asoza ameze kimwe nuko urya muntu yasoje Transformación. avuga ngo mu guhindurwa. Y vamos haciendo esa historia. Ni ukuvuga ngo ayo mateka tugiye kuyakora duhindurwa duhereyemo imbere, Todo lo que esté incorrecto. dukuramo ikitari icyanyacyo, Presencia de Dios. nuko tugashyiramo kugaragara kw'Imana. Kuko uguhinda kurindwi kw'icyo gukora ni ukutweza. Y al santificarnos. Nuko kandi mu kumara Dice kwezwa, el hermano Branham que mwene Branham aravuga ati ibyo byica ya nyota yo gucumura. ahora Rero sigue aquí diciendo hano akomeje atubwira lo importante icy'ingenzi iglesia del Señor ni uko Jesucristo itorero ry'umwami Yesu Kristo en el día postrero ku munsi w'imperuka rizaba ari mu gihembwe cy'ingenzi mu mateka yose yabayeho. Ni mu gihembwe aho tuzakira kwizera ko guhindurwa ndetse no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Mu gitabo cy'imirongo murebe ku rupapuro rw'154 párrafo ku gika 1380 cya 1380 nos dice aho ngaho baratubwira ati del mensaje que es la atracción en mu la butumwa bwitwa ngo montaña. ni iki gikurura amatsiko ku musozi. Aho ngaho baratubwira ati ni iki gikururira hariya? Dios haciendo historia. Ni Imana irimo ikora amateka. Ni iki twebwe turimo dukora muri kino gihe cya nyuma? Turi kwandika amateka, Historia de nosotros. kandi amateka yacu Una historia ni respaldada. amateka ashyigikiwe n'Imana. ¿Por qué? Kubera iki? Porque estamos Kuko twebwe turi mu gisekuru cy'ibiri bikomeza ipfuka muri dispensation y'ubwami, kandi turi mu gihe ubwo fue hablado por el reverendo William Branham. byavuzwe na Reverend William Branham integuza kuza kwa kabiri k'umwami, ikavuga ko hazaboneka ishyanga rizaba ririmo ryakira ku iherezo ry'ibihe, uko kwizera ko kuzamurwa. Rero kubw'iyo mpamvu aho Se llevaría a cabo niho hazasohorezwa historia. ayo mateka. Es Dios haciendo historia. Ni Imana irimo kwandika amateka, ni Imana iri gusohoza ubuhanuzi. En esa edad de Rero ni muri kino gisekuru cy'ibiri bikomeza ipfuka niho abana b'Imana barimo bakorera iki? Barimo basohoreza ubuhanuzi. Ndetse kandi hagomba kuboneka ishyanga ryakira kwakira kwizera ko kuzamurwa. Dore turi hano turimo dusoza ubwo buhanuzi. Hagiye kuboneka ishyanga rizaba ririmo ryumva inyigisho zo mu ihema. Turi hano. Hazaboneka ishyanga rizaba riteranira hamwe mu bihugu bitandukanye. Dore turi hano. Kandi fue dicho que habría un byavuzwe yuko hazaboneka umubwirizabutumwa. Dore ndi hano. Kubera yuko hagomba kuboneka umuntu runaka uvuga ijambo. que por medio de él Rero binyure muri we niho hatangirwa ku bantu icyo abantu bari bategereje, kuko haratubwira ati mu gitabo cy'ibimenyetso haratubwira. tenernos allí un poquito. Reka aha tube tuhagazeho gatoya turebe ibimenyetso ku rupapuro rw'128 mu gitabo cy'ibimenyetso. Él nos dice
muri ubwo butumwa aratubwira ati Ahora los 7 truenos de Apocalipsis. rero guhinda kurindwi kw'uko mu byahishuwe kuzemera kwereka umugeni buryo ki yakwitegura kugira ngo agere kuri ya kwizera gukomeye ko kuzamurwa. Murabyumva rero La fe de rapto. uko kwizera ko kuzamurwa niko gukubiyemo uguhinda kw'inkuba kuzategura itora umugeni kugira ngo agire kuri kwizera gukomeye ko kuzamurwa. Ndetse akatubwira ati uko dufite uyu mwanya ubu turacyarwana no kugira kwizera guhagije ko gukiza indwara bikozwe n'Imana. Ku rupapuro rw'104 De este libro muri kino gitabo sello dice: cy'ibimenyetso aratubwira ati ndizera ko binyura mu guhinda kurindwi kw'inkuba hazahishurwa ku munsi w'imperuka icyo dukeneye kugira ngo gishyire umugeni ku murongo wo kugira kwizera ko kuzamurwa, kuko tugendeye ku byo dufite uyu mwanya ntibyaduhesha kuzamurwa. Hari ikintu kigomba kuza kikadushyira kuri uwo murongo, kuko uko turi uyu mwanya ubu turacyarwana no kugira kwizera guhagije ko gukiza indwara bikozwe n'Imana. Tugomba kugira kwizera guhagije ko guhindurwa mu mwanya muto tukavanwa kuri iyi si, nuko tuzabona mu gihe kiri imbere Imana nibishaka aho ibi byanditswe. Yandikaho ngo kwizera ko kuzamurwa agana iburyo. Rero mwitegereje aha mwabona uburyo ki uguhinda kurindwi kw'inkuba ariko kuzayitora umugeni, uko kwizera ko kuzamurwa. Ku rupapuro rwa 212 aho ngaho nawe watubwira ku byerekeranye n'ibi. Haratubwira ati umugeni na bugingo n'ubu ntabwo arakagira ububyutse, na bugingo n'ubu ntabwo harabaho ububyutse na buke, nta kwigaragaza ko Imana ikora uko amaboko yanyegageza umugeni. Dutegereje ko ibyo bigeraho. Hazakenerwa kurya guhinda kurindwi kuba kubwiru kugira ngo kumukangure, azakohereza yarabisezeranyije. Murabyumva? Ubwo ni ubuhanuzi ndetse n'amasezerano ayo Imana yasoreje binyuriye mu buhanuzi. Uyu munsi wa none harimo hasozwa ubwo buhanuzi. Rero ku bw'iyo mpamvu turimo twandika amateka y'ubwo buhanuzi. Ni twebwe amateka y'ubwo buhanuzi. Wowe uri amateka y'ubuhanuzi. Kubera iki? Kuko urimo ubusohoza. Rero mu kubusohoza umunsi ku munsi bugenda buba amateka. Mwami, amateka y'abana bawe uyu munsi wa none abe amateka kunezeza. Mwami, wishimire amateka yacu, kuko aya mateka niyo asozera izi mpinduka z'ubwami. Rero hamwe n'aya mateka niho azasorezwa gahunda yose y'Imana. Noneho mwumva uko akomeje atubwira hano aho twahagarariye ku rupapuro rw'154 igika cya 13:80. Ese uko gukura kubera hariya ku musozi ni iki? Ni Imana ikora amateka, ni Imana irimo gusoza ubuhanuzi. Ibyo iyo bibaye buri gihe bihora bikurura abantu. Abavuga nabi bose baraza, inkongoro n'ibizu nabyo bikaza. Murabibona byose birahurura, bazanywe no kureba ibiri kuberaho. Umuntu uvuga ngo bose bateze yombi. Nicyo gituma gukura kwa gatatu kugenewe amatsinda yose, haba ku barimbutse, ku itorero ndetse n'abapfapfa ndetse n'umugeni ndetse n'ibihumbi 144. Ibyo tubisanga ku rupapuro rw'119 ku gika c'57 aho twatangiye turimo dusoma kwereza aho ngaho arabivuga. Rero nicyo gituma twese dukuruwe no kureba ngo bigenze bite, byagenze bite hariya. Akavuga ati bamwe bazanwa n'amatsiko, urumva bamwe baba connecte, turi kubivuga mu buryo bugezweho bwa none. Bamwe baba connecte batuninga hariya, abandi bakaza ku mbuga nkoranyambaga, abandi bakaza mu materaniro, ariko bose baza nk'uko reba bwiteka. Bose bagomba kunyumva, kuko gukura kwa gatatu kugenewe mu matsinda yose mu buryo bumwe cyangwa ubundi bagomba kumva. Bamwe bakuruwe n'amatsiko, abandi bakazanwa no gushaka inenge, urumva, kuko hari babandi batanga ibirego bya buri kanya. Abandi bakazanwa no kunegurana. Hari ayo moko yose yabo bose bateranira hamwe. Ariko rero hari n'abandi bizera, babandi babiteganyijwe n'Imana kera kugira ngo bizere ndetse banakire ibyasezeranijwe mu ijambo ryayo, mu byanditswe.
Ahora sigue diciendo aquí en el noneho mensaje, akomeje atubwira hano mu butumwa porque con estos cuerpos kuko físicos, hamwe n'iyi mibiri ifatika como lo tenemos, nk'uko tuyambaye ubu ntabwo dushobora kujyanwa mu izamurwa. vamos a ver noneho allí lo que reka nsome hano ibyo yanditse hejuru y'icyo gika aho nabasomeye ni ahantu nasomye twagiye tubasoma ariko ibindi bihe yandikaho hejuru ngo ugukurura que Dios guterwa n'uko Imana irimo yandika amateka ndetse isoza ubuhanuzi. la atracción ugukururwa es porque Dios kw'amatsiko y'abantu biterwa n'uko Imana iri kwandika amateka inasoza ubuhanuzi. nicyo gituma nk'uko nabibabwiye twebwe cumpliendo profecías. turimo dusoza ubuhanuzi, Y una cosa kandi es hablar hari ikintu kimwe cyo kuvuga ubuhanuzi y que va a ocurrir. buzabaho. El reverendo William Branham Reverend William Branham ubwo yavugaga yuko hazaboneka Marini Grand Carpa Cathedral, avuga ko hazaboneka inyigisho, hazaba kubwirizwa ubutumwa, hazabaho guhamagurwa kubana imbere, hazabaho imirongo y'abasengerwa. Ibyo byose yabivugaga bwari ubuhanuzi buvugwa, ariko rero bwari mu mayerekwa, yabyeretswe mu mayerekwa. Ariko rero mu gihe turimo tubona ubwo buhanuzi buhindutse ukuri busohojwe, noneho ni ukuvuga ngo ubu turimo twandika amateka kuko turimo dusoza ubwo buhanuzi. Niki gikomeye ubwo ni ukuvuga ngo hazaza ubuhanuzi, hazaza ibikorwa. y cuando se habla noneho una profecía porque en el futuro mu gihe bivuzwe bibuhanuzi kuko mu gihe kiri imbere biba bizaba. Ariko se cyangwa igikomeye ni iki? Ni ugusohoza ubuhanuzi, ni ukwandika ayo mateka y'ubwo buhanuzi. Igikomeye rero cumplir. ni ukuyasohoza. Eso es nicyo gituma que la novia de hoy, umugeni wa none, ustedes, mwebwe ntanjye, somos más que bienaventurados, twebwe turabarushaho guhirwa pe. somos más que twe privilegiados, turi abahirwa kurushaho. Mu by'ukuri Imana yatwemereye kuba nko muri kino gihe ngo dusohoze ubuhanuzi. y usted mwebwe puede decir a Dios, Señor, nshobora kubwira Imana mbavugiraho ni mwamushimwe. nawe ushobora kuvuga uti ushimwe kuko ndugusozwa k'ubuhanuzi, ndugusora k'ubuhanuzi n'ubu ubuhanuzi bwose bugendanye na kino gihe, wowe nanjye twe turi abari kubusohoza kuko ni muri kino gihe cyacu ntiwasezeranirijwe ko ibyo bizakorwa. Akomeje atubwira ati porque con estos cuerpos físicos kuko iyi mibiri ifatika tenemos, no podemos iyi twambaye ntabwo yaduhesha kuzamurwa, tugomba guhindurwa. nicyo gituma twabwiwe tuti itorero ry'umwami Yesu Kristo rigiye kwakira kwizera ko guhindurwa ndetse no kuzamurwa. Twarabibwiwe muri iriya mirongo twasomye mu gitabo cy'ibimenyetso. aho ngaho hari hamwe mu hantu nos muestra aho atugaragariza twereka en el fin del tiempo la yuko ku iherezo ry'ibihe itorero umugeni azaba akeneye kuno kwizera ko kuzamurwa, ariko gukwiriye mu guhinda kurindwi kw'inkuba kugira ngo azamurwe. none mu kuza kwe aje kugira ngo aducungure akoresheje iki? rero kubw'iyo mpamvu mu kuza kwe niho aziye afite kuri kwizera ko kuzamurwa. ku rupapuro rwa 352 mwumve aho ngaho ukuntu abitubwira. atubwira ko aje kugira ngo aducungure. urumva aje kuduhindura. 352 aho munsi kuri icyo gika giheruka bati ibyo bizabaho muri cya gihe ubwo antikristo azaza mu mwuzuro wose, Imana nayo izaza mu mwuzuro wose kugira ngo iducungure. yandika ngo guhindurwa iduhindure, iduhe adopsiyo. iteka biba bisa. Kayini na Abeli, igikona n'inuma mu nkuge, Yuda na Yesu. none akomeje atubwira hano kandi kwizera ko kuzamurwa ndetse kuzatangirwa mu kwizera ko kuzamurwa ko mu Byahishuwe 10 mu guhinda kurindwi tuba ku Byahishuwe 10. urumva ni ijwi rya Kristo nk'intare, ntabwo ari nk'umwana w'intama, ni nk'intare ivuga. ni uko guhinda kurindwi bakumvikanisha amajwi yabo. ku rupapuro rwa 9 mu gitabo cy'imirongo igika cya 792 aho aratubwira. rero nimwibuke mu gisekuru cya mbere cy'itorero cyari igisekuru cy'intare, iyo yari intare y'umuryango wa Yuda,
kirisito ndetse ugukongezwa kwe bwite bw'ubugingo kwafashe kiriya gisekuru. Mu by'ukuri iyo ari inyamaswa ya mbere ari isobanuye imbaraga zasubijwe n'ijwi ry'umuntu. nuko ashanya inyenyeri ya Dawidi iburyo yareka y'intare bingana n'imbaraga zinyura mu ijwi rya muntu, kuko mu kuza kwe agomba kuza nk'intare y'umuryango wa Yuda, umwami wabo utwara abatware, kandi azaza akoresha ijwi rya kimuntu. ni ukuvuga ngo azaba ari imbaraga z'ijambo rishuwe binyuriye muri iyo ntumwa, arimo asoza atyo ukuza k'umwami. byoroshye cyane nko gutyo. noneho akomeje atubwira ati ibikubiye muri uko guhinda kw'ijwi kw'inkuba nibyo bizaba ari uguhishurirwa ku itorero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'imperuka, kandi uko guhishurirwa kuzaba ariko kuzatanga kwizera ko guhindurwa ndetse no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. ndetse akavuga ko guhinda kw'ijwi kw'inkuba kuzumvikanisha amajwi yako mu ihema. rero kubw'iyo mpamvu izi nyigisho zo mu ihema nizo zigomba gutanga ku itorero umugeni wo kwizera ko kuzamurwa, kandi uguhishurwa ko guhinda kw'ijwi kw'inkuba kuzahishura ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi. ku rupapuro rwa 3b muri iki gitabo cy'imirongo ku gika cya 32 mwumve uko atubwira. hari ikigiye kubaho vuba kandi kirakomeye cyane nk'iki. vuba azaba ari hano. Imana nibyemera bizaba ari iby'igitangaza. ni bangahe bigeze basoma iyerekwa riheruka ryanditswe mu kinyamakuru? mutegereze kugeza ubwo ibyo bizabaho. nuko ubwo nibwo ibi bizaba ari iby'umwami yateguye. mwebwe mukomeze mube mukataza imbere, mujya imbere iteka, mugana imbere buri gihe mukomeza gukura. Yesu ari mu nzira, ndetse igihe cyo guteranyirizwa hamwe kw'ishyanga kiri bugufi. kandi kera ntabwo tuvuga ngo biri bugufi ubu, ahubwo turavuga ngo ngibi hano. iki ni cyo gihe Imana irimo isohorezamo ubuhanuzi. yavuze ko izohereza abamarayika bayo kugira ngo ikorwe gutandukanwa uko kujonjora. ni uko izateranyiriza hamwe, izashyira hamwe ikavuga. bimwe n'ibyo Yosefu yakoze. mwibuke Yosefu ni ishusho n'ingero yo kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri k'umwami. tugomba guhanga amaso imbere tukareba ibintu bikomeye cyane bigiye kubaho. ni bangahe basomye ubutumwa buvuga ngo iyo ishobora byose ivuze ibitangaza biraba? ese ibyo murabyizera? ubundi mu by'ukuri ni uko biri. ishobora byose yaravuze muri buri materaniro, kandi mu gihe itorero ryari rikonje ishobora byose yaravuze. ni uko habaye igitangaza. rero ubu ni bwo bumwe buruta ubundi bumwe bwose. iki ni cyo gihe cya nyuma. iherezo ry'amateka yose y'isi riri bugufi uyu mwanya. iri ni iherezo ry'amateka. rero ku bw'iyo mpamvu wowe ushobora gutekereza ko ishobora byose ivuga ishobora byose ivuga, ndetse ugategereza imyaka ikurikiraho ubwo hazaba ibitangazo bikomeye n'ibimenyetso bitigeze bibaho kuri iyi si. Yesu niba atinze uko niko bizagenda, murumva? kandi ibyo bitangazo bikomeye n'ibimenyetso bikorwa n'ubukozi bwa Mose ndetse na Eliya. hejuru yandikaho ngo muri buri materaniro, muri buri bumwe bwa buri gisekuru ndetse na buri dispensation buri guteranyirizwa hamwe kubaho. mu mpine ashyiraho urumva dispensation, muri buri guteranyirizwa hamwe kwa buri gisekuru cyangwa se buri dispensation. Imana iravuga. nuko ku wundi murongo yandikaho ngo iherezo ry'amateka, igihe cyo gukusanyirizwa hamwe. muri buri guteranyirizwa hamwe kwa buri gisekuru ndetse na dispensation, Imana iravuga iherezo ry'amateka ndetse mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. akomeje atubwira ati ijwi nk'intare niryo rizahishurira hagati y'itorero ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi bwo mu byahishuwe 8. mwibuke ko we mu kuza kwe aje nk'intare, ntabwo aje nk'umwana w'intama, ahubwo muri ako kanya
kabayeho guhera igihe havugirwaga ijambo kugira ngo hagire ugaragara, nuko yenda cya gitabo icyo gihe cyararangiye. Yamaze gufata igitabo ndetse munsi yo mu byahishe 10 icyo gitabo yamaze kugiha umugabo, ndetse ubu harimo hakorwa uwo murimo wo kurekarama, ndetse kandi ntabwo agomba kuba ari intare. Ni ukuvuga ngo ntabwo agomba kuba ari intare ivuga, kandi ntabwo ari intare ivuga mu mwana w'intama, ahubwo ni intare y'umuryango wa Yuda mu kuza kwe. Umwami w'abami ni utwatwara abatware. Icyo gituma ubutumwa bumwigeze kuvuga ati ariko se none muzanye muti intare, kandi twishakiraga umwana w'intama, twishakira imbabazi. Ariko we mu kuza kwe aje nk'intare y'umuryango wa Yuda, aje nk'umucamanza, kuko iki ni cyo gihe cyo guca imanza gishyitse ku bariho ndetse n'abapfuye nanone. Ijwi rya Kristo nk'intare niryo rizahishurira hagati y'itorero ubwiru bw'ikimenyetso cya 7 mu byahishe 8, ndetse ariko bwirwa kuza kwa 2 ku itorero rye, ndetse aje ku itorero rye nyuma nanone ahazaba kuza k'umwami nyuma y'akaga gakomeye, nuko azaza hamwe y'itorero rye kugira ngo yimike ubwami bw'ingoma y'imyaka 1000. Ariko mbere y'uko ibyo biba, ukuza kwa Kristo aje ku itorero rye byahoze ari ubwiru. Ibyo nibyo bizatanga kwizera ko guhindurwa no kuzamurwa kwa Kristo, kugira ngo abajyane hamwe na Kristo, kugira ngo bajyanwe mu birori by'ubwungu n'intama. Mbere yuko biba, mbere yuko habaga akaga gakomeye, habaho gusozwa ko kuza k'umwami kugira ngo bigende bite, kugira ngo atange kwizera ko kuzamurwa kuri ba bandi bazaba bandika amateka muri kino gihe cya nyuma, abo abazaba ari intore z'Imana, itorero umugeni. Tumaze kwiyumvira iherezo ry'amateka mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe, kandi icyaduha tugasangwa muri ano mateka turi abakora twandika aya mateka. Wowe uvuga uti njyewe ndi umwe muri babandi bari kwandika amateka, ndi umwe muri babandi barimo basoza ubu buhanuzi. Reba, uhereye ubwo wavukaga watangiye gusoza ubuhanuzi uhereye aho, kubera yuko aho ngaho hari harimo havuka intore y'Imana, wa wundi umwe mu bazakira kwizera ko kuzamurwa muri kino gihe cya nyuma. Kubw'iyo mpamvu rero, uhereye na mbere hose ku itangiriro wowe warimo wandika amateka, uhereye ubwo wavukaga wandika amateka. Niba waravutse urira utera amaguru, ayo ni amateka meza, kuko aho ngaho urimo uvuga ati ndiho nahageze. Nuko mu rugendo rw'ubuzima bwawe, Imana muri wowe igenda yandika amateka muri wowe, kuko niyo muri twebwe irimo yandika aya mateka. Iherezo ry'amateka mu gihe cyo guteranyirizwa hamwe. Turashimira Imana kubw'uko yadushyize muri kino gihe kugira ngo dusoze uyu murimo ukomeye mugari yari yarateganyije muri gahunda yayo ngo iwukore. Ni ukuri twasanzwe twebwe muri kino gihe, ibi ni amagambo dufite twakoresha tushimira Imana kubw'uko ari twebwe yashyize mu mitekerereze yayo no mu bitekerezo byayo, ikaduteganyiriza kubaho muri kino gihe. Nk'uko nabibabwiye, yo n'abana bayo bose izafata abana na bano n'uriya igenda iteranyiriza abo bose hamwe. Ibyo bitekerezo byayo, iyo gahunda yayo ngari igenda ibateranyiriza hamwe abo bose, ivuga ati aba bose ngiye kubashyira ku iherezo. Mugumene nanjye hano muri runo rugendo rwose, mumbe hafi. Mwebwe muzibuka ibihe byose Imana yanyuzemo mu bisekuru, ma dispensation twari kumwe nayo. Nuko nyuma none ivuga ati basore, ngiye gutangira mbohereza, wereka ngushyire hariya, wereka ngushyire hariya mu cya gihugu, wereka ngushyire muri cya gihugu, wowe muri kiriya gihugu. Nuko bwa nyuma nzohereza abamarayika basaruzi kugira ngo babateranyirize hamwe, babashyire hamwe, nuko muhabwe kwizera ko kuzamurwa, bityo mutangire wa murimo wo kugarurwa kwayo, umurimo wo kurekarama. Rero kubw'iyo mpamvu
turashimira imana kubw'uwo mugisha w'igitangaza ukomeye yaduhaye. ni twebwe, ntabwo ariko twari twebwe, ahubwo niyo yadutoranyije nuko idushyira muri kino gihe. nicyo gituma iteka tuyishima, kuko yadushyize kubaho mu gihe cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose. iki ni cyo gihe turimo twuzuzwa umwuka wayo wera, turi kuzuzwa imbaraga zayo. nyuzuza mwami, uzuza ubugingo bwanjye umwuka wawe wera. twahaguruka tukaririmba iyi ndirimbo, uzuza ubugingo bwanjye umwuka wawe wera. kandi mu kubwuzuza, mu mwuzuro wose umaze kubwuzuza, nibwo tuzagera kuri ya ntego yo guhindurwa kwacu, kuko imbaraga zose z'Imana zizaba mu bana bayo binyure mu mwuka wayo wera. uzuza ubugingo bwanjye umwuka wawe wera. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador, testifico con mi fe esta confesión. Oh, mi reclamador, eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder. icyama imbaraga zawe zikigaragariza muri njye mwami, nuko kandi ukamba bwa butware bwo gukoresha izo mbaraga mwami. murebe mu butumwa bwitwa ngo ikimenyetso, aratubwira ati kandi ibyo ni byo turi byo koko, ariko abizera bo bafata ikimenyetso. ndetse kandi Yesu ari i Galilaya, niwe yahereye akomeza umurimo kugeza ubwo hagaragajwe cya kimenyetso cy'umwuka wera. nuko ubu ngubu
ari mu itorero. Ni ukuvuga ngo Imana ikomeje gukora amateka, kubera yuko ntabwo byari ibyakozwe n'intumwa za Yesu, ahubwo ni ibyakozwe n'Umwuka Wera mu ntumwa. Kandi ibyo nibyo byari bitangaza, kuko Bibiliya iratubwira iti bagomba, Petero na Yohana ubwo barimo banyura ku marembo yitwaga amarembo y'ubwiza, byakozwe n'umwa 3:4, bahabonye abantu b'injiji mu by'ukuri bari bafite imvugo itari nziza, ndetse kandi ntabwo babashaga gutandukanya ngo batandukanye imibare n'ibyanditswe. Rero hashobora kuboneka umuntu utazi kwandika, utazi gukoresha ibyo bisabwa byose, ariko aravuga ati bene abo bagomba kumenya ko bahozanye na Kristo na Yesu, ndetse bari bagaragarijwe ikimenyetso, kuko ari wa mwuka umwe wari muri wo mbere yo kubambwa, wari uri kuri bo nyuma y'umuzuko. Rero kimwe n'uko Petero ndetse n'intumwa zindi zari zirimo zimenyekanisha ngo wa wundi yari inde wari kumwe nabo, ndetse n'imirimo ye yarimo igaragarizwa mu ntumwa mu kuza kwa mbere. Bizagenda bite mu kuza kwa kabiri? Noneho ubwo intore z'Imana ubwazo zimaze kumutahura zikamumenya, zikavuga ziti uyu niwe Mesiya, uyu niwe Musigwa, uyu niwe wa wundi jyewe nari ntegereje. Imirimo y'Imana izakorwa n'Imana binyuriye muri bo hazaba harimo imbaraga zigaragajwe, kuko bazagira ikimenyetso, ari wo Mwuka Wera mu bugingo. Ntabwo ari mu gice cy'ahera, ahubwo ni ahera cyane. Noneho akomeza atubwira ati Abisirayeli ubwo bari bicaye hariya mu ngo zabo, umuborogo uri mu mihanda, bo ntabwo bari bafite icyo kujya kwifatanyamo nabo. Gusa icyo bagomba gukora ni uguhangayikishwa nuko amaraso ari ku nkomanizo z'imiryango. Icyo ni cyo kimwe kigomba kuduhangayikisha none, icyo ni cyo kigomba kuduhangayikisha muri aya mateka turimo twandika. Icyo kimenyetso tukamenya ko gishyizwe ahera cyane ku bugingo bwacu, ari wo Mwuka Wera, ubuzima bw'ayo maraso. Nshuti zanjye, urubanza ruri bugufi. Mwebwe mubizi neza yuko turi bugufi cyane, kimwe n'uko ibiremwa abantu nk'abantu ku giti cyabo bagomba kwemera Umwuka Wera akinjira mu bugingo bwabo nk'itorero, ndetse n'umubiri ibanga nanone. Ariko mwamuzi ikintu nanone, nk'igihugu nacyo, buri gihugu cyose kigomba kugira Umwuka Wera mu bugingo bwacyo, kugira ngo ibihano by'Imana n'ibigwiririye isi bizace ntibigere kuri Amerika baratini n'ibirwa bya Karayibe. Mu by'ukuri mu kubona ko hari ikimenyetso hari mu kubona ko hatari ikimenyetso, hatari amaraso, ibihano biraza. Icyaduha Amerika baratini n'ibirwa bya Karayibe bakagira amaraso ashyizwe kuri bo, bakagira Umwuka Wera ku bugingo bwabo, kugira ngo ibihano by'Imana nibiza kwitura kuri iyi si, Imana izareba Amerika baratini iyirebere munsi y'icyo kimenyetso, ari cyo kimenyetso cy'Umwuka Wera. Nuko bityo ntisuke ibihano by'akaga gakomeye bigiye kuza mu kaga gakomeye. Nshuti zanjye, ibihano biri bugufi. Mwebwe mubizi neza ko turi bugufi cyane. Mwebwe mwe mwizeye neza ko ikimenyetso kigaragajwe, kandi ikimenyetso ni Umwuka Wera. Rero kubw'iyo mpamvu hakenewe Umwuka Wera mu bugingo, uko kuvuka ubwa kabiri mu bugingo ahera cyane, kuko kubw'Umwuka twagizwe abagira uruhare ku bwiza bwayo. Uyu mwanya turi mu karasisi ka nyuma kagana mu gihugu cy'isezerano, turi muri runo rugendo rwa nyuma,
ariko gace ka nyuma, izenguruka rya nyuma, ubu nibwo ese último tramo, dusigaje ka gace ka nyuma, ka gace ka munani. Nuko rero echa el resto. dore aka gace niko gasigaye. Fata wa mwuka wa kabiri, uhumeke, uzuza imyuka, ukomeze ukataza imbere kugeza ugeze kuri ya ntego. Nuko bwa nyuma Y ve najya kubona desplegada ahí. abona ikimenyetso kigaragajwe hariya ku bugingo bwacu, ahera cyane mu ka kazu gatoya k'imbaho k'imitima yacu. Llena mi alma con tu Uzuza Espíritu ubugingo bwanjye mwami, umwuka wera. Ni ukubwuzuze mwami, latinoamericano. wuzuze na Amerika n'ibihugu byose bya Amerika y'Abalatini. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Mi lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste. Icyaduha imbaraga zawe zikigaragariza muri njye mwami, ni uko bityo mfite n'ubwo butware bwawe nkabasha gukoresha izo mbaraga kuri njye. Uyu wari umugisha ukomeye cyane ndetse n'irwe rikomeye cyane muri uyu mwanya kuba ndi kumwe namwe, ndimo mbaha izi nyigisho munsi y'umutwe w'isomo ugira uti iherezo ry'amateka mu gihe cyo guteranirizwa hamwe. Reka duhere ko dusigaranwe natwe bundi bishya misiyoneri mpuzamahanga Miguel Bermúdez Marín kugira ngo akomeze uyu mugabane w'uyu mwanya, ndetse turashimira Imana kubw'imigisha yayo, kandi iteka tujye duhora dusengera Isirayeli. Icyaduha Imana igaha umugisha ya Isirayeli, ndetse vuba Imana igarure bwa bwami hariya ari bwo burimo bwimikwa mbere na mbere hano mu bugingo bwacu. Nuko nyuma
bugiye kwimikwa hariya Isirayeli, kandi toda la América Latina. n'Amerika Baratini yose n'ibirwa bya Karayibe. Ahora Venezuela está Rero pasando ubu Venezuela yo uyu mwanya iri kunyura mu bihe bigoye cyane. hoy hubo Uyu un munsi terremoto más. hongeye kubaho undi mutingito. No sé qué tan fuerte sea. Ntabwo nzi ngo wari ufite uburemere bungana iki, turaza kureba mu makuru, Ven ustedes ariko icyo nababwira, que la tierra está turabona ko isi irushijeho kubamo ibise, umubabaro w'ibise, ubugizi bwa nabi, kononekara kwayo. en Puerto Rico una vez. Rero muri Puerto Rico igihe kimwe Él me comentó yigeze kumbwira que en kuri la yo década del 70, muri za 70, ya esto lo he hablado, ibi nabaga narabivuze, Dios le mostró esa naberetse parte de Guayama, uriya mugabane muri kariya gace ka Guayama, la ciudad de los brujos, avuga ko ari umurwa w'abarozi, sur, cerca de Salinas, por ahí. ni mu majyepfo hafi ya Salinas, muri turiya duce twose tw'epfo. Avuga ko aho hose hazarohama. Y luego, Nuko nyuma eso fue como en el 2016, ahagana 2016 yongera kumbwira ati umwami amaze kunshimangira yuko ibyo bya bindi ari uko bimeze. ahora Rero esa parte es uwo llamada mugabane la ciudad wiswe ngo ni umurwa w'abarozi, murabona ko hari igihano para ese lugar. cyamaze kuhateganyirizwa hari ahantu. Y oí también que esa zona Ndetse nanumvishe ko muri kariya gace kahariya ahabaye umutingito hariya muri Venezuela, esa zona ahí, ako gace kaho ngaho habaye umutingito naho bajya bakoresha ibyo bintu, y kandi incluso hasta había unos ritos en ese día. hari n'imigenzo bahakoreraga muri ino minsi, ibirori bahakoreraga by'imigenzo. ¿Cómo le ha venido ese juicio allí? Murebe Esa zona. uburyo ki bikubisweho n'ibyo bihano hariya muri kariya gace. No deseamos Icyo twifuza, ntabwo twifuza ko hagira igihugu na kimwe cyanyura mu byo Venezuela iri kunyuramo, ahatakarizwa ubuzima bwa benshi. Kandi icyo twifuza cyo que el pueblo venezolano ni uko abanyavenezuela busque de Dios bashaka Imana, y se rinda a Dios. ni uko bakiyegurira Imana. Una señora Nabonye umugore, ni videwo y'umugore los ídolos, warimo amenagura ibigirwamana akakira umwami Yesu Kristo hariya muri kariya gace. que haya más personas así. Hari abantu benshi bateye batyo hariya, ntibiyegurira Imana muri kino gihe cya nyuma, ni uko bareba umurimo urimo ukorwa muri kino gihe mu gusozwa k'ubuhanuzi, ni uko barebe umwami mu kuza kwa kabiri Llevando a cabo ese recogimiento. arimo akorwa guteranirizwa hamwe, arimo umwami atanga atyo ayo mahirwe, arimo atanga amahirwe muri ubwo buryo kuri abo bantu ubwo bugingo butari bubizi. Abo barimo banyeganyezwa, si muri Venezuela gusa hanyeganyezwa nk'igihugu, ahubwo no ku biremwa abantu bari hariya banyeganyezwe pe. Todo ser humano en este planeta Ibiremwa abantu bose kuri iyi si bakangukira ukuri ku isi hose, bamenye ko ibihano by'Imana bigiye kwitura ku isi, kandi mbere y'uko byitura ku isi hari urugi rwo gucikiramo, aho ni mu kuza kwa kabiri k'umwami. qué esperanza. Ibyiringiro bimwe rukumbi ku biremwa abantu. La historia, Amateka, el fin de la historia, iherezo ry'amateka tiempo, mu gihe cyo guteranirizwa hamwe. pasen todos. Mwese nimugire Muy buenas tardes. umugoroba mwiza, Nos veremos kandi mañana na hejo nuevamente aquí, bundi bushya tuzaba turi a hano las 6 aquí, saa 12 z'inaha zikaba saa 2 za Puerto Rico. pero ya muchos de ustedes están Ariko benshi muri mwebwe muri gutura hano, muraza kuguma hano, icyama Imana ikabitura kandi umugisha mwebwe mwese kubw'izi imbaraga mwashyizemo, n'abakiri mu nzira baza bari mu nzira, y que vea al Señor kandi icyama mukabona umwami por él y su programa. muri izi nyungu mufitemo we na gahunda yayo ndetse n'umurimo wanyu. No kuri abo batabashe kuhagera bitewe n'imibereho runaka, ubaho umugisha mwami, uzi imibereho ya buri umwe muri twe,
ubiture nabo mu buryo bukomeye cyane. Icyama Imana ikabamugisha kandi Imana ibarinde. Reka dusigarane natwe bundi w'ishya misiyoneri Miguel Bermudez Marine hamwe natwe. Icyama Imana ikagumugisha Miguel mu buryo bukomeye cyane kandi ikomeze gukoresha mu buryo bukomeye mu murimo w'Imana, ndetse ikomeze gukomera ufite ubuzima buzira umuze kugeza ku guhindurwa kwawe, ndetse kandi n'ukwa buri wese muri twebwe ndetse natwe, kuko iteka icyo twifuza ni icyiza ku bana banyu, ni uko bagera ku iherezo ry'amateka aho aherera. Uyu munsi mwebwe murimo mwandika amateka, uyu munsi Miguel ari kwandika amateka, nanjye ndi kwandika amateka. Icyama Imana ikabamugisha kandi Imana ibarinde mwese.